bavandimwe nkunda Yezu Kristo akuzwe. Twageze ku cyumweru cya 14 mu byumweru bisanzwe by'umwaka wa Kiliziya, umwaka wa muri ibi bihe cyane cyane ku cyumweru tukomeje guherekezwa n'ivanjiri yuko yanditswe na Mariko. Dukomeze rero turyoherwe n'iryo jambo ry'Imana dusangira nk'abavandimwe, ariko cyane cyane twemere nyine duhindurwe naryo, twakira kandi dushyira mu bikorwa inama nziza nyine zituruka kuri iryo jambo dusangira kandi rikanaturyohera. Ivanjiri uyu munsi rero iratwereka Yezu wasubiye iwabo, yasubiye mu mudugudu iwabo, ajya kubigisha. Ivanjiri iramutwereka ari muri sinagoge arimo yigisha abantu be, ariko ntabwo bamwakiriye uko bigomba, kubera ko benshi bari bikingiraniye mu manza zabo bacaga. Uriya turamuzi, uriya ni mwene kanaka, uriya ise ni umubaji, Mariya nyina turamuzi, biriya bintu byose akora abikomora he? Ntabwo tubyumva. Nimba rero wifungiraniye muri izo manza uca, ntabwo wakumva neza iby'Imana, nta nubwo wabasha kureba neza ibikorwa Imana ubwayo ikorera mu buzima bwawe, cyangwa ikorera nyine muri Kiliziya yayo, kuko ukuboko kw'Imana kurakomeza kugakora. Ntitumenyere rero iby'Imana, ahubwo dukore ku buryo bwose iby'Imana bikomeza bikagudutungura, niyo byaba bivuye ku bantu tumenyereye tuzi. Iby'Imana bihora ari iby'Imana kandi bihora bidutungura. Icyo ni icyambere twigira muri ivanjiri y'uyu munsi. Icya kabiri ni uko Yezu nubwo yari yamenye ko nta muhanuzi mu babo nyine ibyo byamugaragayeho, ntabwo yigeze acika intege, ahubwo yarakomeje akora umurimo w'Imana. Nubwo bwose abo bene wabo bamuciraga izo manza zose, yarakomeje arakora. Ntabwo rero natwe twacibwa intege n'ibyo twumva amagambo y'abantu akomeretsa. Abantu bazavuga, bashobora kuvuga ibyo bashaka byose, ibyabayeho n'ibitabayeho, wowe ntibiguce intege, jyewe nawe ntiducike intege, ahubwo dukomeze umurimo w'Imana, dukomeze tube mu ijambo ry'Imana, dukomeze twere imbuto, kuko nibyo byibanze. Ntihagire ikintu na kimwe giturutse ku bantu cyaduca intege, kuko igihe cyose Yezu Kristo turi kumwe kandi ahora atwigaragariza. Icya gatatu twigira muri iyi vanjiri ni uko Imana ikoresha abantu baciye bugufi, abantu baciye bugufi, kugira ngo ibashe kugeza ubutumwa bwayo ku bantu bose, ndetse no ku bintu byose, no muri Kiliziya yose. Nawe rero ntibigutangaze, n'ubu bose baba buciye bugufi, Imana irashaka kugukoresha kugira ngo igeze ubutumwa bwayo ku bantu bose, na ba bandi bapinga ikabagezaho ubutumwa inyuze kuri wowe bakeka ko uciye bugufi. Kandi imbere y'Imana twese dufite agaciro gakomeye, kandi Imana irashaka kudukoresha kugira ngo nyine ibashe kurokora abantu bayo, ibashe kuzahura abantu bayo, ibashe guhumuriza umuryango wayo. Ntitugende rero ngo dusubire inyuma, ahubwo twemere koko Imana idukoreshe. Nubwo twacibwa intege n'abantu n'amagambo yabo, nubwo abo twita abakunzi batatwakira neza, ariko dukomeze umurimo wacu, kuko Yezu Kristo turi kumwe, kandi ibyamubayeho natwe bizatubaho, ariko ntabwo kuko nawe bitamuciye intege, natwe ntibiduce intege, ahubwo dukomeze umurimo wacu, kandi dukomeze twemere Imana idukoreshe kugira ngo ikize abantu. Nk'uko rero bigenda buri cyumweru, mugende mushake ivanjiri y'uyu munsi, nuko yanditswe na Mariko ku mutwe wa 6 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku wa 6. Ushobora byose rero nabaho umugisha kandi abakomeze. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Turi ibikoresho byiza Imana ikoresha kugira ngo igere ku bantu kandi bahe umukiro wayo, ntiducike intege, kuko Imana turi kumwe. Icyumweru cyiza mwese bavandimwe.